ipeti ryo gusengera abarwayi iyo urwaye ndakubwira ngo fata aho uri kubabara ugakira, ariko byose dufatikanyije no kwizera. Ufite mahembe yaguteye ndasenga gakuvaho. Mu kwezi kwa karindwi naho mu minsi ishize twasengeye umuntu yari umunyeshuri yatewe n'amahembe. Mahembe yari yamwishe bikaze ku buryo n'ishuri yari yarivuyemo, ariko Imana yadukoresheje iby'ubutwari turamusengera amahembe amuvaho, ubu ari ku ishuri nta n'igicurane afite. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho murere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva urimo ikinyarwanda. Imana amahoro nibane namwe. Ndashimira cyane abantu bakanze subscribe bakadushyigikira. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda, reka nkwifurize ngo Imana iguhuze n'umuntu w'umugisha. Iryo jambo ndi kurikunda muri iyi minsi, nkuko nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu imbere ya kamera. Dufite umutumirwa, ni umugabo, ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi. Ubu twicaye Musanze ariko yaturutse ahantu kure haraza kuvuga. Reka tugusabe utubwire amazina yawe ubundi dutangize n'isengesho, noneho kwivuga birambuye turaza kubikurikizaho nyuma y'isengesho. Ni karibu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Abo Yesu yimanye mumvugire ngo amina we. Amina. Haleluya. Amen. Amen. Amina. Amen. Amazina yanjye nitwa Maniragaba Damascene, ndi umupapa w'abana 5 n'umugore umwe n'abuzukuru 3. Shatse kuvuga ko ndi muzehe ndakuze. Yego. Nshimye Imana yo kabyara kuko yamenyemereye kuboneka muri uyu mwanya. Yego. Ndayishimye kuko yatwongereye umunsi wo kurama. Imana yacu nihimbazwe. Yego. Aya masaha rero amazina yanjye yandi ya kabiri yo ajyanye no mu mwuka nitwiruta rubanda. Kuko rubanda ntaco bamariye, rubanda bankoreye byinshi. Kwitwiruta rubanda ntago ari komedi nakinaga cyangwa amashengo nkuko abantu babitekereza. Nitwiruta rubanda kuko rubanda ibyo bagerageje gukora byari bibi, ariko Kristo yarantabaye yo kabyara. Reka tuze kubivugaho neza ahubwo tubanze dutangire n'isengesho ganga Imana tuyobore n'akamikorosa nukiyegereje ukuntu uganga ijwi ryumvikane neza. Imana yacu uri Imana yacu bwite, urera urakiranuka kandi uri data nturi data wacu, urashoboye uri rurangiza rwa burundu. Tugushimiye kuko waturinze uhereye bwa gitondo gushika kuri saha waturinze. Hari byahigaga umubiri n'ubugingo byari byinshi, Mana wahabaye utwongera umunsi wo kurama. Tanze ingabo nyinshi zirapfa, abakomeye n'aboreje bagiye, abimbata n'abudendeza bose bagiye, ariko twebwe turacariho duhagije uburame mu mibereho yacu ya buri munsi. Turavuze ngo izina ryo rihimbazwe. Ya masaha rero turakubashe, turakwakiye nk'umukwe mukuru muri iteraniro. We ni Imana n'umwuka wera muruke mutuyobore, wirukana imbaraga zose z'umwijima. Tavuga Imana byose biceceke. Namaganye nyabingi n'ibitega, imbaraga z'abarangi, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'abarozi n'abarogesha bapfuye batizeye.
karande zose zo mu miryango, iyo mikosha yose y'abadayimoni niceceke. Turakuraritse kugira ngo uzudushigikire, ntaba ari twe muri uyu mwanya, ahubwo izina rye gusaba ari ryo. Kadutuze ntutuze, kandi icyo wagambire gukora ku bugingo bwa buri mwe wese ugikore, kugira ngo bimenyekane ko mu Isiraheli dufite Imana. Mahoro y'Imana ganze kuri twe, cyubahiro kibicoye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Yego. Damase umeze ute? Ndaho. Hano turi Musanze. Yego. Hano turi Musanze mu mujyi w'ubukerarugendo. Yego. Twibutse n'abadukwikiye ko uyu munsi tariki 5 aribwo bari kwita izina abana b'ingagi. Yego. Ubu rwose hano harashyushye cyane. Yego. Damase natuye. Ngewe iwacu Iburasirazuba, akarere ni Nyagatare, umurenge ni Musheri, kagari ni Nyagatabire, umudugudu ni Rugarama. Ndi umukirisitu, ndi umwadeperi, itorero ryacu, paruwasi yacu ni Matimba, umudugudu wa Rwentanga. Nkunda Imana n'abantu rero. Ukaba wageze ino? Nageze inaha. Uri kugenzwa n'iki se? N'ivugabutumwa. N'ivugabutumwa? Umuvugabutumwa. Yego. Uri umunyamasengesho. Yego. Wabigize umwuga. Uyu murimo nawe utangiye kera. Nkiri umwana. Nawe utangiriye mu karere ka Burera. Yego. Kihatuye ntarimuka. Nawe utangiye icyo gihe kugeza na n'ubu ninze kuba umusaza nkibirimo neza. Damase umuntu akarebye arabona uri umujene, ariko wavuze ngo ufite abuzukuru, numva birantunguye. Ntabwo ari ukubesha. Si no kuryoshya ibintu. Ngende muzehe, ndi umupapa w'abana 5 n'umugore umwe n'abuzukuru 3. Abuzukuru 3? Usugurengeje imyaka 45? Ndayifite. 45 ndayifite. Ubwo nanjye nayeretswe kubera Imana. Yego. Yera ni guhishurira. Naye ndahishuriwe pe. Ndarebye ndavuga niko bikose muri 45. Ukaba ufite abuzukuru 2. 3. Nako 3 naye ndiko bapfo. Ubundi ufite abakwe 2. Kuko Kristo yabyemeye. Ijambo rirambwira ngo iyo kubaha Imana gufatikanyije n'umutima unyuze bibyara inyungu. Yego. Tujya tubona inyungu rero kubera amasengesho. Akenshi iyo twakiye abantu iyi cano ya Gikristo, tunyuzaho ijambo ry'Imana, abahanzi, twakira abavugabutumwa, twakira abahanuzi, bimakena n'ubuhamya bwo gusana imitima. Bitajyanye n'ibyo byo ntago tuya tubyakira. Iyo twakiye umuntu bwa mbere rero tumubaza uko yakijijwe. Yibaza nti Damascene, wavukiye mu rugo rukijijwe mu imaka gakiza ukonka kwibere rya mama, cyase waje gukizwa uri mukuru, ibyo ukabidusangiza tukaganira muri make tuziranye neza. Ni karibu. Ngewe rero mu buzima busanzwe bundi nakijijwe ndi umwana, mfite imyaka 9. Kirizwa mu muryango udakijijwe. Yego. Hari abapagani bakorera Nyabingi, byari bikaze nyine, baterekera, ariko nkizwa muri uwo muryango. Yego. Ndabikunda guhera icyo gihe, sindabivamo. Hagiye umuntu yibaza ati umuntu akizwa ibyo yakoze, ibyaha yakozwe nyine akabikizwa. Ubwo ku myaka 9 wakijijwe ibiki wakora? Muri icyo gihe nkizwa ndi umwana, ntabyo nari nakamenya. Yego. Nagiye nkurikiye mushiki wanjye twasenganaga, njyayo ntangira kuririmba mu bana b'ibitambambuga. Yego. Ndakura, ariko naje guhura n'intambara ariko maze gukura. Nico cyatumye menya agakiza icarico. Yego. Kuko muri uru rugendo naje guhuriramo n'ibigeragezo n'intambara nyinshi. Yego. Muri uyu murimo, ariko nkikizwa ndi umwana ntabyo narinzi, kuko ntacyo nagombaga kumenya. Yego. Nkomeza. Yego, komeza uvuga rwose umwanya wawe. Nyuma yaho ndi muri uyu murimo, ninjiye mu murimo wo gusenga. Yego. Nahuye n'urugamba rutoroshe. Bantu barandwanya, torero naryo nabagamo rirampagurukira. Satani yo yaguhagurukiye ntacyo wakora uretse udasenza Imana. Yego. Njya kwitwa izina Rutarubanda. Ntabwo ari komedi nakinaga. Yego, iryo zina ryavuye
iryo zina ahantu ryakomotse ku bibazo nari mpuye nabyo. Ndatekereza buriya rero Imana itakurengeye ntawakurengera, ntawe pe, tagutabaye ntawagutabara, tagushigikiye ntawagushigikira. Naje kubona ko Imana ari ifite ubuzima bwanje mu kiganza, kuko nahuye n'intambara ziranshegesha. Iyo ntaza kugira Kristo ngo aze kunyubaka, sahizi mba naranasaze ku musozi, nari gutoragura amashashi kubera ibyo nari mpuye nabyo. Ariko Imana yambereye ikurikirana ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Naje gukorera Imana, Satani arandwanya ku rwego rushimishije, amagurukirije abantu, nkenda mpura n'amarozi ndayakira. Imana irahaba, ndi mu murimo w'Imana, nkorera umurimo w'Imana, ngerageza no guhomba ncuruza, ndahomba ariko nguma mu murimo w'Imana, sinigeze mbivamo. Satani abonye ko ibyo ananiwe, amagurukiriza ikigeragezo cyo mu nzi wanjye. Satani arandwanya ku rwego rushimishije, n'umugore arandwanya kubera ibintu byo gukorera Imana. Nguma nsenga nihambira mu murimo w'Imana, ndavuga ngo Mana, kuko ari weho nakurikiye, ni wowe uzantabara. Kugeza izi saha rero nshimye Imana, kuko yangiriye icyizere, kandi ikagera n'iwanjye, n'umugore wanjye akaza kubyumva. Amen. Iryo nishimwe, ariko byaciye mu ntambara, byaciye mu bibazo, byari bikomeye. Iyo ataba Kristo waje kumfata, sahizi mba nararindagiye, nangwa nkazana umugore wa kabiri. Ariko ndashima Kristo, kuko ijambo rirambwira ngo ndashimira Yesu Kristo, kuko yatekereje kuko ndi uwo kwizerwa, angabira umurimo we. Nshimye Kristo kuko yabonye ko mbishoboye, na n'ubu kandi ndacabirimo neza. Haleluya. Iyo twakiye rero umutumirwa yamaze kutubwira uko yakijijwe, ndi kubyumva akijijwe ku myaka 9. Nta ntambaro urahura nazo uko ari mutoya, ariko umaze kubaka urugo no gukorera Imana bigize uhuramo n'intambara, sibyo? None tubaza umuntu tuti se hari impano wahawe, hari impano ufite? Naje kubona impano yo gusengera abarwayi ndayifite. Mana bura iyo dukora umurimo w'Imana, data hari ipeti agenda twongera buri majoro. Ugeze kuri umva, data yampaye ipeti ryo gusengera abarwayi. Iyo urwaye ndakubwira ngo fata aho uri kubabara ugakira, ariko byose dufatikanyije no kwizera. Ubundi ufite impano zo gusengera abarwayi, ukagira impano zo kuvuga ubutumwa mu ijambo, izindi zitondokora zose zivuga, no guhanura, ndi umuhanuzi, no guhanura, no kwerekwa, no gufasha, ndabishoboye. Uyu munsi rero izo mpano tugomba kuzikoresha. Urukumva ushaka gukoresha iyihe? Iyo gusengera abarwayi ndayifite pe. Urabasengera hano kuri kamera? Hari igihe mbasengera, umuntu akampamagara ati ntabara ndahana, ngatega ntitaye, ntegesheje amafaranga yanjye ngewe, kuko data yaje kungira icyizere kandi ankura mu bushumeri. Hari igihe Imana icigikira, nkabona itike, kaza kugusengera, cyangwa ukanaza kundeba kagufasha, nkagufasha. Nuvuga ngo impano yo gusengera abarwayi niyo wiyumvamo cyane? Ndayifite. Mahembe yaguteye ndasenga gakuvaho. Nkunda ibimenyetso nk'urukiko, nkunda ibimenyetso, nkakunda ubuhamya, sibyo? Ugiye kutubwira mu izo mpano pe, igihe Imana yagukoresheje nawe ukavuga uti ni ukuri kw'Imana niyo yampamagaye. Uduha urugero, uti ni urugero umuntu wari urwaye, njya kumusengera bikomeye, ariko Imana irabikora, cyangwa hari ubutumwa Imana yampaye, gutyo umwanya n'uwawe pe, utubwire. Nshingiye ku mavuta mpabwa n'Imana, kuko dushobozwa na Kristo, duha imbaraga. Ni ukuri. Ubundi turasenga data agakora, kandi yakoze uhita uvuga uti iyi niyo mpano yanjye, sibyo rata? Icyo nicyo kimenyetso kitwereka, kuko ijambo riranambwira ngo bazabarebera ku mbuto zabo, ku mbuto zabo. Imbuto wera nizo zikugaragaza icurico. Hari igihe umuntu aguhamagara ati meze nabi,
ndabyibuka mu minsi ishize mu kwezi kwa gatanu twasengeye umuntu w'umusazi yararwanaga ku rwego rushimishije yari umugore turi ahantu ibyumba turamusengera bikaze yakubitaga abantu tukihagera turasenga Imana igira icyo ikora ubu ni umugore utuje yarakize amen ayo ni amasengesho mu kwezi kwa karindwi naho mu minsi ishize twasengeye umuntu yari umunyeshuri yatewe n'amahembe mahembe yari yamwishe bikaze ku buryo n'ishuri yari yarivuyemo ariko Imana yadukoresheje iby'ubutwari turamusengera amahembe amuvaho ubu ari ku ishuri nta n'igicurane afite. Haleluya. Dufite ibimenyetso birenga kimwe kuko Kristo ajya dukoresha iby'ubutwari. Kandi nta wundi udushoboza ni Kristo duha imbaraga. Nta buhanuzi wigeze uhanura abantu bakagupinga ariko nyuma bukaza gusohora bakakwemera. Ibyo bibaho turi muri uyu murimo dufashe igihe mu ntambara kandi intambara irasenya ntiyubaka. Bijya bisohora barabipinze bakemezwa n'ibikorwa. Uraduha nk'ingero ebyiri pe niba zihari. Ingero zirahari. Hari umuntu twasengeye bari baramwibye ibyo biza kugaruka ariko yari yaradupinze. Ariko ibyo biragaruka. Nyine yabapinze gute bidusobanurira yaradupinze. Ari igihe ujya gusura umuntu n'urugero hari umuntu wagupositinze ati n'umukozi w'Imana wagerayo rero ibyo uhanuye mara kubihanura noneho nyuma yaho nyiraketo hanuriye ntaze kwizera agashidikanya ati ibi bintu ntibizashoboka aba bantu nabatekamutwe. Ariko iyo bimeze bityo hari n'igihe bitugeraho ukavuga ngo uwite ni wewe watwohereje niwe wadutumye sohoza icyo wavuze kugira ngo bimenyekane ko ari wewe twakoreye. Yego. Nta gihe wari wahura n'imbogamizi ukavuga ati ariko ibi bintu koko Imana yanshyizemo ntiyampemukiye? Menya naje guhura n'intambara ndatekereza ndavuga ngo ibi bintu wabireka kubera urugamba rwari rubaye urugamba bigeragezo bibaye ibigeragezo ndavuga ngo ibi bintu manza naribeshe. Mwuka w'Imana aransanga ngo ninje wagutoranyije si weho witoranyije. Buriya Imana ikubwiye iti ndagukomeje ntutinye uhita ukomera. Byari byagenze utse hari ibyo wahanuye ntibyasohora? Oya. Byagenze ute? Ndakubwira ngo nahuye n'intambara kigeragezo cyo mu rugo iwanjye. Satani arandwanya. Cya kindi watuye umugore arakurwanya cyatumucogora utarimo neza ukabivamo ukangara ku gasozi ndetse ugatoragura amashashi. Buri kigeragezo cyo mu nzu kiba gikaze. Uretse Imana yo kabyara iguhisha ikagufubika burya wacogora. Ariko cimye Imana yo kabyara kuko kibirimo neza ntacogojwe nabyo. Nibwo bwa mbere waza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa usanzwe ugiye? Nibwo bwa mbere. Uri kubibona utese? Yashimishije. Uri kugushimisha cyane. Urukumva nanjye amavuta yanjye nawe ari gukurura. Nawe akuriho. Rahira. Wowe isoko nikame. Soko nikame Imana igucanire. Yego. Arabajyavuga ngo umuhanuzi wagiye kuri social media ngo ubwo abayaguye. Waguye byarangiye? Ntago naguye. Makuru ndayafite. Tabase waguye? Oya ntago naguye. Makuru ndayafite. Undi ibi bibaho kuko twasenze. Kandi Imana tuzayibona mu bantu. Kugira ngo hari iyo wari wabona mu muhanda se. Oya. Imana tuzayibona mu bantu. Nungirira neza Imana izaba yagukoresheje. Ninkugira neza Imana izaba yakoreye muri njye. Hari abavuga ngo waje kuri social media nyine kuri YouTube atubwo yaje kugurisha impano byarangiye. Kirazira. Wababwira iki? Imana irakubwira ngo ndakwamamaje. None si nikubwira ngo ndakwamamaje ni kenshi kubwira ngo ndagutambagije. Bundi ubuzatambagira mu nzu yawe. Ndabizi. Yikubwiye ngo ndagutambagije uragenda kajya mu mahanga kajya Bugande kajya hirya no hino
kuko Imana iba yaravuze. yego. Eh, Damase, igiterane wigeze ubwirizamo kirimo abantu benshi cyangwa kirimo nk'abantu bangana iki? Ngewe nayoboye n'itorero. Wabayeho mwarimu mu Oya, ngewe ubwanjye nigeze nahagararaga no mu rusengero nkabwiriza. Yego. Nkabwiriza abantu 200. Nigeze kuyobora n'abanyamasengesho mu rwego rwa paruwase. Ndi visi perezida, ngahagarara imbere y'abantu 100 gutyo. Aba 200. Ahantu se wigeze ujya kubwiriza kure ni hehe? Kure nkunda kuza za Musanze, mu Bugesera nagiyeyo. Yego. Handi ni henshi. Nta gihugu cyanze uragera? Na Uganda nagiyeyo. Naho Tanzania? Oya. Naho mu Burayi? Nta hantu ndajya, naho igihugu nica abaturanyi nagiye cya Uganda. Reka nkubwiye rero icyiza cy'imbuga nkoranyambaga. Nuvuga ngo iyi Channel Concorde TV show irebwa n'abantu bari muri Amerika, bari muri Canada, bari mu Burundi, bari muri Australia, bari muri Thailand, bari hehe nahe. Ubwo ibi uri kuvuga hano wagutse. Ubu uri kubwiriza isi yose. Ntabwo bamfite. Uri kubwiriza isi yose, uhumure, ntabwo waguye, hatagira abakubona. Oya, ntabwo naguye, njya amakuru ndayafite imbere y'Imana. Uzi ko utari kuyatubwira nyine ayo makuru yari ameze ute? Oya. Ayo data yambwiye ndayategereje, ariko ikimenyetso cy'ibyiza nakibonye. Ninjye kimenyetso se? Naho nicaye ubwo byonyine. N'ikimenyetso atari Kristo ntago mba mpicaye. Rahira. Ariko wabivuga neza niba yakubwiye ngo uzajya kuri YouTube. Niba yarabikubujije. Yari yarabimbwiye, byahanuye abantu benshi. Bahanura ngiki nyine. Hanura umuntu akaguhanura akakubwira ati umva uko Imana imbwiye. Yego. Ngo igiye kugutambagiza, irakubahishije, ikwicaranyije n'abakomeye, irakuzamuye, igutereye intebe, kandi igushize kuri YouTube, ikujyanye mu mahanga. Amen. None waruzi ko nzajya mu mahanga biciye hehe? Isaha niyi rero. Nanjye nshimye Imana yuko ubwo nabaye ikiraro cyo kugira ngo wambukireho ujya mu masezerano. Nakubwiye ngo isoko ntikame. Yego. Tukabure ku mavuta ahubwo. Kandi shinge ko mbaye ikiraro cyatuma uva mu bwiza ukajya mu bundi. Ukava muri nza ukajya muri nda. Ndakoze. Yego. Yaravuze ngo nzakora, none ubu iri gukora. Haleluya. Kugira ngo amen. Haleluya. Mana yubahwe hu. Amen. Imana ishimwe pe. Hari abantu bafata ibintu kundi sibyo, ariko tugomba kumenya ko turi mu isi ya digital, twavuye muri analog, turi mu isi y'ikoranabuhanga. Yego. Kera twaririmbaga turi gupiga ingoma, ukaririmba nta mikrofone ugasarara. Ariko ubu umuntu abwiriza cyangwa akaririmba ari muri mikrofone, ukavuga n'akajwi gatoya. Ariko hari n'abatangiye bavuga ngo ibi byuma ngo by'abazungu, ngo abantu baraguye, bateka twigumira ku ngoma. Yego. Niko rero hari n'abavuga bati umuntu wagiye kuri social media ngo ubwo yaguye. Ariko reka mbahamirize ko ntabwo twasaze, ntabwo twaguye, ntabwo twabivanze, ahubwo turi mu muhamagaro. Ntabwo twibeshe. Nangiye kubwiriza kandi atari nje. Ariko ntabwo twibeshe pe, turi kwamamaza ubutumwa bwiza cyane. Damase, uzi icyo tugiye gukora? Ngiye kuguha umwanya ubwirize. Yego. Ngiye kuguha umwanya ubwirize kabisa, nk'iminota 15 uvuga ijambo ry'Imana rikurimo. Yego. N'ubuhanuzi nibuza, ntutinye. Niba ubu bwanjye bumpanurire, niba uba uw'Imana ikweretse uzareba iki kiganiro, ubuvuge ni karibu rwose. Hano ni mu rugo. Ubundi duhanura Imana yavuze. Yego. Ntago ari byo twihingamo. Ariko hari igihe ijya kuvuga bajya bavanga umwuka ngo ugengwa na nyirawahari. Hari igihe umwuka ujya kuza ukawupfukirana. Njyewe ndakubwiye ngo hano kuri Concorde TV show ni channel y'abanyamwuka. Ntuza ntuwupfukirana uhanure. Haleluya. Iyo data yategetse turahanura. Nategeka ntumusuzugure. Urumva? Iyo yategetse turahanura. Yego, nategeka ntabwo musuzugura. Ariko dushimye Imana yo kabyara kuko ikomeje kutwimana. Amina. Amen. Umvugire ngo amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya.
amen, haleluya, amen, haleluya. amen. Dushimye Imana yo kabyara. Yego. Tujye mu mwanya w'ijambo. Yego. Tujye mu mwanya w'ijambo kuko tunejejwe n'Imana mu mutima. Icyambere cyo nuko icyambere cyo dushimye Imana kuko yatumenye. Kuko ijambo rirambwira ngo nakumenye ntarakurema. Kwezi utaravuka ngushiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yarakoze yo kabyara. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero dusanga tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu bacamanza. Ugiye kunyemera nge nceceke uvuge. Yego. Sawa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. 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 Tugiye gusoma katubanze dusome Yesaya. Yesaya ibice 50. Yesaya ibice 54. Haleluya. Tugiye gusoma Yesaya ibice 54 umurongo waho wa 11. Ariko ndashaka kukumenyesha ko hari Imana itabara. Hari Imana yagukura mu bwihebe. Hari Imana yagukura mu kazitiro urimo. Kandi hari Imana yakurengera mu gihe ushobewe. Kuko nababwiye ko nitwiruta rubanda ntaco bamariye. Atari Kristo waje kundengera nta wundi muntu wari kundengera. Kadusome iri jambo. Kuko muntu wese utwumva reka dusome iri jambo dusanga muri Yesaya 54 umurongo wa 11. Haratubwira ngo yewe urenganwa ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga. Ntuhumurizwe amabuye yawe nzayateraho amabuye yawe nzayateraho amabara meza. Imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana. Kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba. Ntibizakwegera. Ahari bazaterana, ariko sinje uzaba bateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari we wazize. Vuga ngo amina cyane. Haleluya. Ndashaka kuguhumuriza ko nta giteye ubwoba kizegera ihema ryawe. Iyi Mana izagutabara 100%. Wewe yikomezeho, yihambireho, ureke gutezuka, ureke gucogora, ukomere. Kuko iyi Mana izakurengera, kuko ivuganye nawe ngo nta cago kizegera ihema ryawe. Kandi bishatse kuvuga ngo urubyaro rwawe ruzigishwa n'Uwiteka. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya. Urubyaro rwawe ruzigishwa n'Uwiteka, kuko urubyaro twamaze kumenya ko ari umwanda uturuka ku Uwiteka. Kuko rero nta cago kizegera ihema ryawe nubwo wahuye n'intambara. Ndashaka kugutangariza amakuru kuko hari Imana ikwitayeho. Nubwo hari abantu bateranyishwe no kukurwanya no kukugambanira, akagambane kakagora ka buri munsi, ndashaka kugutangariza amakuru koko nta cago kizegera ihema ryawe. Iyi Mana igicecekesha imbaraga z'abarozi. Barozi basheze bazi ko tutari bubeho, ariko kuko Imana yavuze ngo baho ukabaho. Kandi ukabaho karitsi itakwemera, ukabaho imiryango itakwemera, ukabaho abaturanyi batakwemera, ariko kuko Kristo yavuze ngo baho ukabaho.
kuko nta cyago kizegera ihema ryawe, niko Bibiliya itubwira ngo kandi ikindi abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Wari ufite ikibazo cy'uko abana bawe babuze sikorofisi, genda upfukame ku karago uyibwire uti Imana ko wavuganye nanjye ko abana banjye bazigishwa n'Uwiteka, none urihe. Aleluya. Imana yacu irumva, ntabwo igikoze isoni, nta nubwo yakumwaza. Imana yacu ntabwo igibesha, nta nubwo ari umuntu ngo gusezeranya umugisha ejo ukwime cyangwa atangire kuguhinduka. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, kuko abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, bishatse kuvuga ko Imana ifite ibintu. Aleluya. Ndashaka kugutangariza amakuru kugira ngo uyubahe nawe izakubahisha. Katwongere twihute dusome ijambo dusanga muri Samweli wa kabiri ibice byaho 9. Samweli wa kabiri ibice byaho ni 9, umurongo waho wa mbere. Ndacyari kukumenyesha ko ugomba kubaha Uwiteka, ukiringira Imana yo yonyine, kuko ivuganye nawe kwizakurinda agahato. Agahato k'abanyabyaha karatuzengereje, agahato k'abanyabyaha, agahato k'abarozi karatuzengereje, ariko hari Imana yagukuraho agahato. Hari agahato k'amahembe yazengereje ubuzima bwawe, hari agahato k'imiryango itarakwishimiye, ariko Imana ivuganye nawe kwizakurinda. Aleluya. Izakurinda. Umuririmbyi yararimbye ngo izaturinda amajya n'amaza ndetse no mu bihe bidashira. Vuga ngo amina cyane. Aleluya. Aha rero tugiye kumva ku nkuru z'ukuntu Dawidi yagiriye neza Mefibosheti mwene Yonatani. Nshatse kukubwira ku ijambo rivuga ngo gira neza ugira ute wigendere. Saizi ineza ugira neza, niko Umunyarwanda yavuze, ugira neza ineza ukayisanga imbere. Aleluya. Aha ndashaka kugutangariza amakuru kuko Dawidi yagiriye neza Mefibosheti mwene Yonatani. Nawe rero intego y'iri jambo iravuga ngo gira neza wigendere. Nugira neza, iyo neza izagera ku mwana wawe wabuze sikorofize, kuko Imana yavuganye nawe kwizakwigishiriza abana. Aleluya. Ko nta cyago kizegera ihema ryawe kubera ineza wagize. Gira neza utitaye, gira neza ku umuntu wese ku giti cyawe, utitaye uti uyu muntu hari ndamo mukeneyeho, hari icyo namukorera, hari icyo azanyishura. Mugirire neza utitaye ko azakwishura, kuko ineza uzayisanga imbere. Ushobora no kutayibona, ejo umwana wawe akayibona, ese cyangwa mu muryango wawe ikakugeraho. Amina cyane. Kadusome twihuse ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Kadusome. Bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani? 2. Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ni njye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya nta ukiriho wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. 4. Umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo kwa Makiri mwene Amiyeli w'Ilodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli w'Ilodebari. 6. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karame, umugaragu wawe ndi iki ko unyitaho? Dawidi aramubwira ati humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwaso Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo n'iya sogokuruza Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. 8.
nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki kunyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Mwamahera ko ahamagara Siba umugaragu we wa Sawuli aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe na bagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye asarura imyaka, kugira ngo mwene shobuja kandi mwe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye muhinga imirima ye asarure imyaka, kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aha rero izi nkuru twumvishe, izi nkuru nazisomye cyane, mwazumvishe. Ushobora no kuba waraye uzisomye, ariko amagambo y'Imana aryohagize ate asubiwemo. Iki gihe tugezemo ubundi twarize twarumvishe Bibiliya tuzitunze mu rugo iwacu, mu mateleviziyo turazireba, ahantu hose twumva ijambo ry'Imana, ahantu hose ku maradiyo twumva ijambo ry'Imana. Ariko iki gihe ni igihe cyo gusubiramo kuko twarumvishe. Aleluya. Ariko Dawidi yagiriye neza Mefibosheti atitaye. Ndashaka kugutangariza amakuru ngo nawe ita ku muntu utitaye icyari cyo, kuko ineza y'Imana uzayisanga imbere, kuko yavuganye nawe irakubwira ngo nta cago kizegera ihema ryawe. Vuga ngo amina cyane. Aleluya. Nta cago kizegera ihema ryawe, ndetse agahato kazava ku buzima bwawe, agahato k'abanyabyaha kazava ku buzima bwawe, agahato k'abarozi kazava ku buzima bwawe niwubaha Uwiteka. Aleluya. Kubaha Uwiteka rero nuko uzubaha kubaha mugenzi wawe utitaye ku cyarico, ukagirira neza uriya muntu uri kugenda mu muhanda ntuzi wariwe, kuko ineza namaze kubabwira ngo gira neza ugira ute wigendere, kuko ineza uzayisanga imbere, ineza izakomaho. Nababwiye kuko umunyarwanda yavuze ngo gira neza, ngo neza ukayisanga imbere. Aleluya. Amen. Dawidi rero yabayeho, abaho, amaze kubaho aratekereza atariko ko mu muryango wa Sawuli nabanaga na Yonatani dukundana, barakundanaga urukundo rukomeye rufite ireme. Aleluya. Basangira kabisi nagaye. Igihe kigeze noneho Yonatani aza gutabaruka, abarapfuye ndiongera kubaho. Igihe kigeze noneho Yonatani amaze gupfa, noneho asiga Mefibosheti kuko yari yamusize nk'imfubyi. Aleluya. Kandi cari kimuga y'ibirenge byombi. Urumva ko ikimuga rero ntaco cakumarira, kimuga nticaguhereza isahane, kimuga nticagusenyera udukwi turamazi. Ariko arangije aravuga ati mbese mu muryango wa Sawuli ntago kiriho ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Arangije abantu bashaka kuvuga ngo ni ikimuga, nta jambo gifite kibana n'ubumuga. Aleluya. Kuko abantu muri iki gihe baturebera mu isura twavukiyemo, bakaturebera ahantu twakomotse, bakumva ko nta byiza byaduturukaho. Vuga ngo amina cyane. Ariko hari Imana itanga ibyiza. Haleluya. Haleluya. Pepera Imana yizamura icubahiro, kuko ibyiza nawe byakomoka iwawe, niwanyu byakomokayo, mu bana bawe byahakomoka, mu miryango yawe byahakomoka, kuko Kristo yabyemeye. Mumvuga ngo amina cyane. Arangije aravuga ngo ndashaka Mefibosheti. Baramubwira ngo ni Mefibosheti, ariko ni kimuga y'ibirenge byombi. Arangije aravuga ngo abahengwa Amakiri mwene Amiyeli w'Irodebari. Arangije ati mumunzanire. Igihe kigeze rero baje kumuzana, bamaze kumuzana ahashitse, arangije ati humura. Haleluya. Nawe uyu mugoroba isaha utwumva turaguhumurije, turakubwiye ngo humura, ko kigeragezo wahuye naco mu ntambara wahuye nazo za buri munsi, turakubwiye ngo humura, hari Imana itabara. Haleluya. Hari Imana ikura muri puberi igakarabya umuntu ikamusiga kandi kanamwambika.
hari Imana ije kukugira neza. Arangije aravuga ati humura kuko ndazabura kukugira neza, nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo. Bishatse kuvuga ko bari baramwambuye ibintu byose, bari barabimwatse, ariko igihe kigeze aravuga ngo nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo niya sogokuruza Sawuli. Haleluya. Hari ibyacu byanyazwe, Imana igiye kutugarurira. Hari ibyacu byanyazwe, twaburiye icyerekezo, ariko hari Imana ibigaruye. Ndashoje rero, nawe ugize icyifuzo, ariko ndashaka kugutangariza amakuru. Girira neza umuntu, buri wese utitaye, kandi babarira umuntu wese ukibabaye utitaye. Hari Imana ije kuturwanirira, hari Imana ije iserutse mu kibazo, hari Imana igutabaye. Ndashaka kugutangariza amakuru ko ahantu bakujugunye marayika Uwiteka Imana yari ahahagaze mu kibazo kugira ngo akuramire, kuko iyo ataza kukuramira cya kibazo cyari kuguhitana. Ndashoje, mwakire ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Tugiye gusenga Imana rero. Rambura ikiganza cyawe uyibwire, kuko Imana yavuganye nawe ko nta cyago kizegera ihema ryawe. Hari ibyago wagiye uhura nabyo, ariko Imana igutangarije amakuru ko nta cyago kizegera ihema ryawe, kandi ko izakwigirishiriza abana. Nawe rero gira neza, ugira ute, wigendere. Nyakubaha Imana yacu, uri Imana yacu bwite. Bantu bawe barakwemereye, batsinzwe n'urubanza. Mana, hari uko bagiye bashidikanya kugira neza bagenzi babo, ariko uyu mwanya tugiye kugira neza bagenzi bacu tutitaye. Mana, kuko hari neza ujya utanga, kandi ndabizi kuko urengera umuntu ku giti cye. Mana, utitaye, kuko na Mefibosheti Dawidi yamugiriye neza, aramutabara kandi cyari kimuga. Turagusabye cyane kugira ngo ushigikire abantu bawe, kandi ubahe kwizera, ubarinde gucogora, kandi urwanye ibibarwanya. Hari abari kutwumva bari mu mahanga, turasenze cyane kugira ngo babuze uko bagira, babuze icyerekezo. Ndasabye cyane kugira ngo umwuka w'Imana basure. Haleluya. Ndasabye cyane kugira ngo umwuka w'Imana bashigikire neza y'Imana ibomeho, kandi ubatabara uzindutse, kugira ngo bimenyekane ko mu Isiraheli dufite Imana. Dukubise ibyiyoberanya ku buzima bwabo. Hari imbaraga zabashikamiye, uyu mwanya niziceceke. Hari ibyabarwanyije, uyu mwanya nibiceceke. Hari imbaraga z'abarozi zashikamiye ubuzima bwabo. Hari ibikomere abantu batewe n'ubukene, hari ibikomere batewe n'inzara, ariko turabasengeye kuko uri Imana ihumuriza. Bashigikire kandi ubagarukeho, kugira ngo bamenye ko ari wowe wabahamagaye. Urakoze kuko ubagiriye neza, urakoze kuko ubanye natwe mu ijambo ryawe, urakoze kuko ushigikije ijambo wavuze. Cyubahiro kibicaye mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana amashi. Amen, amen. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Ndikwifuriza abantu ngo mw'iminsi Imana iguha umuntu w'ingirakamaro. Hari abo twagendanye baduca intege, ariko mw'iminsi Imana iduhe umuntu w'ingirakamaro, iduhe ingabo 300 zo kudufasha kurwana urugamba, nkuko yazihaye Gideyoni, ikuye mu nzovu ariko havamo 300 z'ingirakamaro. Bakunzi ba Concord TV show, Imana ibaha umugisha kandi bahe umuntu wo kuguhindurira, umuntu wo kuguhindurira iki amateka, umuntu wo kugufasha muri urugendo. Amina. Reka twere gufashwa cyane. Hari abajya babishinja ngo njya mfashwa ngo nkarusha umutumirwa. Yegereze bikoro Damase. Ntabwo babwibihe. Yego Damase, turashoje. Yego. Icyo ugiye gukora, ugiye gutanga nimero yawe ya telefone, niba ufite na WhatsApp abari nayo yitange. Ubundi umuntu waba yifuza yuko mwasengana aguhamagare. Nyaboneka mujye mwihangana, abantu babahamagara mubashakira umwanya, kandi munababwire neza. Yego. Urya ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Umuntu ushaka kumwakira, nubwo Imana itagira ikikubwira ngo umubwire, ariko ineza wamwakiranye bigatuma afashwa n'ikibazo yari afite, akumva agize ute, arahumurijwe. Niyo mpamvu ugiye gutanga nimero yawe, ubundi dusoze kuko twasenze. Nomero yanjye ya WhatsApp ni 072 48 41 235. Subiramo. 072 48 41 235. Ya MTN 078 43 85 44 9.
nomero ya MTN 0783 85449 ngizo iruta rubanda. Sawa, Imana y'amahoro ibahe umugisha.